Amavubi imyitozo bakoze ku munsi w'ejo bayikorera hariya ku kibuga cya Mamelodi Sundowns batangaje ibiki nyuma y'uyu mwitozo. Murakoze. Ikintu navuga kuri bagenzi banjye cyangwa kuri equipe yacu muri rusange kuva twagera ahangaha birumvikana ko n'ahantu hari ikirere gikonja ariko turagerageza tuyadapta neza kubera ko harimo abenshi bakina nko hanze n'ibintu bamenyereye muri rusange. So icyo numva kuri ku yindi kote ku myitozo ya mbere dukoze ndabona harimo imbaraga, ndabona abakinnyi bafite energy nta kibazo. Turifuza ko twahagarara igihugu neza tukagira ibyo dukora kandi turifuza ko abanyarwanda badushyigikira bakadutera ingabo mu bitugu. Uri kumva wenda njye nyimara kumenya amakuru wenda ko tuzakinira ahangaha, so uri kumva ko byaranshimishije kubera ko n'ahantu naba narabaye. Ariko icyo navuga ku bijyanye n'ikibuga, ibibuga bafite ibibuga byiza binini kandi byiza, so birasaba ko tugomba gukina rimwe na rimwe twegeranye mu gihe tudafite umupira, mu gihe twaba dufite umupira tukagenda tugafungura. So bagenzi banjye icyo numva twaganiraho cyane ni umukino wa Mozambique, twafocus cyane tukumva ibyo coach byaje mushyashya akatubwira nitubikora nk'uko abitubwira tukabyapurika neza, numva ko tuzabona nta kibazo. Yego nguwo rero umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Kwizera Olivier twanabikomojeho tunabibaza SG 2018 yakinaga muri Free State Stars muri Afrika y'Epfo, yagiye 2017 na 2018 yarariyo aza gutandukana na Free State Stars yongera kugaruka mu Rwanda. Icyo gihe murabizi ko match ya Mukura na Free State Stars yabereye kuri stade ya Huye, match yo kwishyura Olivier bamushyizemo ku munota nka 85 na gatanu gutyo. Icyo gihe yabaga muri Free State Stars yo muri Afrika y'Epfo. So Olivier ni nawe SG ya mentioningaga muri interview avuga ati uwo mukinnyi bavuga ngo yashatse gutoroka ni uri murafasha abandi bakinnyi kumenyera kubabwira kata zose zazakira gihugu yo muri iki gihugu, anabavuga abaha amakuru yabaye nk'ibyo Axel yavuga ati iravuga ati ibibuga byahangaha ni binini ntago ari nka regional niyesuraho atanga yosaba physique iriko urwo hejuru kugira ngo muzabashe kuresista 90. Yakayuko rero niwe mukinnyi wakabaye ari intwaro ishingirwaho mu kurasa Mozambique muri Afrika y'Epfo, azaba mu bibanze bazanitwara neza. Ko Olivier rwose yanyuze muri Afrika y'Epfo. Ikintu numvishe cyabagoye cyane ikintu cyitwa ubukonje, bari kuri dogere hagati y'8 n'10. Urumva ukuntu hakonje aho hantu hakonje cyane bikabije. Hano tugera nko muri 2015 abantu kabavuza induru, ariko nicyo cyiza cyo kugenda kare. Yes, nicyo cyiza cyo kugenda kare no kugira ngo bamenyere ikirere muri rusange, kandi urumva buzakeneye nimugoroba ubwo bukonje buzaba ari bwinshi of course. Ubwo abanyaburayi abenshi mu biganje muri equipe ya Mozambique bakina Burayi, wenda n'abacu bakina Burayi nibo basanzwe bamenyereye, ubwo wenda nta kandi ka avantage, ariko reka tubifurize kuzitwara neza. Rafael Yeruke ejo yagezeyo arakorana imyitozo nawe uyu munsi. Kagere Medi nawe ngo yarayagiye, ubwo niba ari bukora uyu munsi cyangwa azakora ejo nta wamenya, ariko yasanze bagenzi be. Urumva yuko ibintu bimeze neza cyane rero umukino uri kuri uyu wa kane. Katufata akaruhuko gato cyane nyuma y'amakuru agezweho kuri iyi saha. Amavubi